Ashaka kugira w'imyozi mose. Fresh. Como nós w'imyozi. Kuva mu gitondo nshaka akazi dore bunandi kwe n'abajama twe turi mu gitondo baraza turi ku ndege barabatwara abana nsigara ku ndege ndahunyasa kandi mfite ibibazo byinshi urumva mari yabaga telefone kanjye kapfuye urumva kandi umupeti wanjye ejo bundi azakoresha univeriseri habe n'igice na kimwe mfite kabyorema ndumva ari agahinda mama ndumva ari agahinda ubu Ese umwana nta kazi wandangira byibuzaho nani nagubeshye ko nanjye kuva gatanu gitaha ese ubugubu akazi karava n'intwaro yaba tugiye kwiba ubugubu nyine nakuze Nose abo barara urabazi abo barara ati mwana nabajama nyine twahuye ku ndege nari ngiye ku ndege nk'ibisanzwe bose araza nyine umukira araza arabatwara Sigara ku ndege nyine turi wabaye nkanjye aho usanzwe akazi mbe naje gutyo kuzera nyine byambwira ipantaro ukuntu yabaye reba inkweto mukabaye mwe yarasha use reba inkweto urabona afite nk'akantu zanjye mani je ni kwingi imaze igihe tu je nuko nyine nyine y'amafaranga y'abasore abizi nawe amafaranga y'abasore kunaza nyine ugatugurira rimwe naguriye rimwe ahubwo se ndabona rero ibintu byakomeye batugiye kwishura mu bintu by'amatabi buriya rero hari ikintu gutazi niba udashaka gufunga niba udashaka kujya hari ahantu aha ibyo bintu uzabireka akazi kabuze ma akazi karabuze ariko ni ukugahiga yo tugakomeza tukagahiga ubu ubutekereza nk'ubu ngubu sibyo ikiri kintu none kazi k'iki gihe ufite iki ukumva ni ikene wabo ukiri gukora ahubwo noneho ni uko utabizi asigaye hakora gutya nyine ngurike n'ikene wabo ako buriya koresha imbaraga zawe hakuru ndumva njye rwose ngiye gushura umugi njye muri y'ibintu byanze ibintu by'umunsi cyacu ndagicyuye dore wa mujama uracyariga none tusamubwe mwebwe maragatuboye bimeze bite bagiye no bashinyagura umuntu ntabwo byibuka turagahinda sibyo ngibyo twebwe biratureba twari kinyamaganya turimo gushakisha natwe ba mwaravukanye imivumo mani ntabwo batonda se mani ariko tuba tuyatsindiye mani uraza kuzana agahinda urimo kuzana agahinda kawe mani nanjye nishongeye kuva byarya Ro muniga wanitaka kurira kweli. Iyo umuntu akize wagira ngo n'abandi baragira kuganira kabasi gukomereza gahunda zabo. None se wowe kumbona ugiye kuriraga nakura muri mani uraza kwishakira nagikoresha maki. Gabasi ni kurwana. Agenda karatwishuza kurwana. Aba bari mu Rwanda mwereka yuko abavuye mani undi wote uturutse kutaye birimo kweli. Utuje kwirabura uyu mujama wacu ngo uri naho uri kumushuka uri kumutera niyo mpamvu ugira umutwe ufunze wowe muje kuduhagira ntabwo tuje kubahagira ugira hino umuntu abanza nakubwira si byose wege cyose ubu ngomba kujya gushaka akazi cyane igikoresho aho umuntu araza kubwira ngo tanga kibiri cy'agato urajyana amaboko n'ibirenge gusa urabona akazi nasugushase n'aba harimo ibikoresho wajya gushaka byawe wapi by'abana Ura boss. Lama boss. Ikija. Fresh. Wana wa alambuza akabazo. Twatwara raburije mwana. Dore n'iki. Impamvu abo abajene nyine uyu n'umujama wanjye nyine twakuranye. Yaravuye nyine ngo mu kazi. Baya dore kuri dore kuri natubirije boss. Rumva. Cyangwa tumo turahiga jogo. Mwese oya abangabo bakavuye muto twaburamye tukabo nese ko mutakora uzimpamvu uno muniga twamutanze ku ndege nta gikoresho atamva boss urukumva
banza utonde maze mvuge boss sibyo urumva nta gikoresho ntango ndi umusazi ntango ndi umusazi urumva nta gikoresho nta piki uyu ni umusazi ntabwo ndi umusazi nyine ikibazo cyane ubundi ni iki uyu nguyu yagiye mu kazi agiye mu kazi ahura n'aba ngabo maze guhura n'aba agaruka mu kazi nako twari turi kumwe hata boss uri kumva ibintu utangiye kuvuga utangiye kutuhekera ko mwacanganyikira ubwo uyu nguyu uyu nguyu arimo kuvuga nako kumucanga apira ndimo gucanga yavuye mu kazi uyu ngavuye yakora uyu ntabwo yakoze uyu nguyu yaje ku ndege aje ku ndege ahura na oya aho na bumva byaba bose bahuriranye yarashonze kare byibutse bahurira uyu nguyu yaje ku ndege basanga aba ku ndege ukumva niho haje umubosi atwara abangaba asiga uyu nguyu yerekana ni iki cyango nuko azazuba kuko muri gitera afite ni piki bamusize nabyo afite kandi abangaba umubozi batwaye ni muri family wabo ukumva hangoze bya yani bita ikimenyanye ni ikijyango cyakoze nyine nibwo kirimo baza badushinyagura ngo bavuye mu kazi none nsanze ngo baza urukumva iki ni ikintu nta piki nta gityo ukumva yahita ko abona akazi cyagiye ku ndege nabikoresho afite ne kare kanajya bafite bose wowe wamuha akazi ngo kwishatse ngo haba hari ibikoresho byawe se wapi by'abandi bantu bahaza none cyaba takuza muri mwebwe ni bandi bundi naba babe n'uyu nguyu kuri bimeze ngabiri harakazi mfite ko muzakoresha bose natwe turagashaka bafite ibikoresho oya buretse mwe mwakoze abangaba nibo bose nabo dushaka kongera ko nabo bakeneye amafaranga urumva ana utambitse kugipangu cy'umutuku kirana imbere cya Radasiteke nyuma yaho hari kunoshi hari kuri kunoshi hari ho umva hari niho hariya mufitemo akazi ejo mugomba muzinduka mu gitondo bose nabikoresho muzinduka oya barabishaka bose ngiye mitengenda mwatangire kano kanya oya abangaba batakoze ngo bashaka ko nabo babona udufaranga tuzazisanga mu gitondo saa moya wonge nzabyukira ubundi ngiye gende byuka saa moya sibyo ndakararamo nabi noneho andika nimero zanjye mumugisha mu gitondo hanyuma mwite mu yandika 0783 musiko na phone yo yapfuye cyane 5 ugazahita gura indi nyingi etega mutize phone andika mwingi ugazahita gura indi andika mwingi mwe muretse akaje abangani bo bari bukuru namwe gutanga nanye nayifashe kane noneho kadasira n'umutuku inyuma yaho hari konoshi hariya iriya nzu reba uciyemo gutya utambitsemo gutya ukongera ugatanga nyuma yaho hari konoshi iriya ifite igisage kiri hejuru zate nkoma yo kinyuma yaho oya nabangaba nabwiye nabangaba nabwiye twese nangwa tuzavoma amazi natwe oya mwirwana tuzavoma amazi nanye nayibonye iracamo nta kibazo ubwo muzamvugisheje kambe ngiye namwe ubutaha namwe nzabarangiza reka binahirinda reba inshuti zajya mu muzi ikintu ngutera kure basi tutubukurikirane tugabura bafanga ufite nabwo uyu mu boss yagiye bana sure basi ntago ubona ibintu badukoreye kweli